Yesu ashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rivuga ku mibatizo ibiri y'ingenzi mu buzima bw'umukristo wese. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Reka dusangire iryo jambo ry'Imana. Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Imana itugirire neza. Reka dusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Handitswe ngo umurongo wa 4, nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Dusome n'umurongo w'8 muri icyo gice cya mbere. Muri icyo gice cya mbere umurongo w'8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana itugirire neza. Bene data, dusomye amagambo, mwagiye mwumvamo imibatizo, mwumva umubatizo wa Yohana, mwumva n'umubatizo w'umwuka wera. Dusomye aya magambo wenda kubakijijwe basanzwe bayazi, ariko turabisobanura neza kuko hariho mu buryo bw'umwuka abantu bagera ku bigero bigiye bitandukanye, kugira ngo abantu wenda bafitemo confusion batabyumva neza batandukanye iyi mibatizo bamenye n'akamaro kayo. Yesu ni umwami kandi yaraducunguye, turamuzi ndetse turamukunda. Twumvise amagambo yabwiye abigishwa be akiri kumwe nabo, ababwira ndetse abasezeranya kuzaboherereza umwuka wera ari we mufasha, kuko yari abizi neza ko we agiye kugenda. Arababwira ati nimuhumure, kuko yagiye abibabwira, bari babizi mu buhanuzi, ariko nawe babigishwa biwe icyo gihe bari bakiri 12, yagendaga ababwira n'ubundi ko azagenda. Hanyuma noneho arababwira ati ariko ntimuhagarike imitima, ntimwihebe, ntabwo nubwo nzagenda nzabasiga mwenyine. Arababwira ati rero nimara kugenda nzaboherereza umwuka wera, nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera, abane namwe, agumane namwe. Yesu ashimwe cyane. Ibi yabibabwiye ataragenda. Mwibuke ko no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 16 n'umurongo wa 15 na 16, naho hatubwira misiyo yari yahaye intumwa ziwe. Icyo gihe yari akiri kumwe nabo, arababwira ngo bagende babwirize abaremwe, bagende mu bihugu byose babwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza, ngo uwizera uzizera ubwo butumwa bwiza akabatizwa azakizwa. Ariko
muri iki gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa tubonaho yababwiye ati ibyo ari byo byose muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. kubera iki yababwiye? Iyo dusomye muri iki gice twasomye muri Yohana ibice 14 umurongo wa 15 na 18 abivuga akiri kumwe nabo. Mu byakozwe n'intumwa tumubona yazutse ari gusura abigishwa biwe, ari kubasura hirya no hino, ari kubasura basanga bariho baroba, ari kubasura abamenyesha iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma muri iki gice nyine cya mbere ababwira ngo bamenye ko mu minsi mikeya, mu minsi 10 azabasura akabasezera, ibyo yabasezeranije akiri kumwe nabo. Ni ukuvuga ngo yarababwiye ngo bagende bategerereze i Yerusalemu. Iyo minsi 40 yayimaze abasura, yayimaze abagenderera kandi ababwira iby'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero misiyo yari yabasigiye. Iyo tubona mu butumwa bwiza hose yagiye ababwira ngo muzagende mu isi hose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abemera abizera bakabatizwa bazakizwa. Iyo misiyo yarabasigiye ntabwo bari kuyishoboza batabonye umwuka wera. Hanyuma arababwira rero ati mugume hano, kuko icyo gihe yarariho yongera kubabwira, abereka noneho ibyo yari yarababwiye ko azapfa hanyuma nyuma akazuka. Noneho arazuka, amaze kuzuka arabiyereka ngo bamenye neza koko ko yazutse. Hanyuma akagenda abasura kandi ari muzima, anabaganiriza banamubona. Ariko ntiyagombaga kugumana nabo, ahubwo yari ariho abasobanurira, ababwira icyo gukora. Arababwira rero ngo bagende bagume i Yerusalemu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abategeka kutava i Yerusalemu. Arababwira ngo ntimuhave kugeza mboherereje icyo nabasezeranije, ari wo mwuka wera w'Imana. Hanyuma arababwira ati mugume muri cya cyumba. Baragenda bajya hamwe, baguma mu cyumba cyo hejuru, baragenda basenga Imana, bariyeza, bashyira umutima wabo ku Mana. Hanyuma ngo bose ngo bari bahuje umutima, ngo bose bavuga rumwe, hanyuma bari hamwe, bari mu mwanya umwe basenga Imana yabo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bice bibiri, niho bitubwira mu bice bibiri ibi byakozwe n'intumwa, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Wenda tuhasome kuko hariho wenda ababa batahazi. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umwana w'umuntu twumvise aha hose, twumvise umubatizo, umwuka wera, hanyuma twumvise n'umubatizo w'amazi. Imana irema umuntu mu gice cya mbere ku murongo wa 26 hatubwira uburyo Imana yavuze ati tureme umuntu usa natwe, ufite ishusho y'Imana. Tubona uburyo Imana yamuremye, iravuga imuhumekeramo mu bice bibiri, muhumekeramo umwuka wayo mu mazuru, ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hanyuma Imana iyo dusomye nyine muri icyo gice, iyo dusomye muri icyo gitabo cy'Itangiriro, tubona uburyo Imana yakunze umuntu cyane, hanyuma ikamurutisha ibindi biremwa, ikamuha isumbwe riruta iby'ibindi biremwa byose.
byose, imushyira ahantu heza, imushyira muri Edeni, imuha gutegeka ibyo yaremye byose. Urumva yari yamuhaye ubutware kuri byose. Ariko tuza kubona uburyo Satani yashurutse Adamu na Eva, hanyuma noneho bakareka kumvira Imana, bagakora ibyo Imana yari yarababujije. Barabikora, bamaze kubikora bitandukanya batyo n'ubwiza bw'Imana, bitandukanya n'Imana, hahita hazamo igisika hagati ya Adamu na Eva n'Imana yabaremye ikabashyira muri iyo ngobyi nziza. Hamaze kuboneka icyo cyaha rero Imana birumvikana yararakaye. Hanyuma twibuke neza ko Imana yanga ibyaha, ko bari bamaze kuyigomera, yatekereje n'iki cyakorwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ko kubera n'ubundi yari yaremye umwana w'umuntu imukunze, ijambo ry'Imana riratubwira ngo yohereje umwana wayo kugira ngo umwizera atazapfa rubi, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko n'umwizera araza, umwana wayo, nk'uko twebwe twari tuzaniwe urupfu na Adamu, ariko we atuzanira ubuzima, atuzanira ubugingo buzima, kugira ngo tubashe kubaho, kuko twari twazaniwe urupfu. Niyo mpamvu bene Adamu, twebwe twese twitirirwa Adamu, tuvukana icyaha cy'inkomoko. Nubwo waba utaracumuye, nubwo waba uri uruhinja, uvukana icyaha cy'inkomoko kubwa Adamu sogokuruza wacu. Ariko Imana kubw'imbabazi zayo niyo mpamvu yohereza Kristo. Hanyuma niyo tubisomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu butumwa bwiza, twumva uburyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be. Ni ukuvuga ngo uwo mwana yaramuzanye kugira ngo aducungure, ariko aravuga ati ni amahitamo, umwemera akizera izina rye, uwo azahinduka umwana w'Imana. Ariko uko kumwizera ni nako muri Mariko hatubwira ngo Yesu abaha iyo misiyo, arababwira ngo mugende mu bihugu byose mwigishe abaremwe ubutumwa bwiza, ngo uwemera, uwizera akabatizwa azakizwa. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumva ubutumwa bwiza, iyo umaze kwiga ukumva ijambo ry'Imana, ugatsindwa n'urubanza, ukamenya ko uri umunyabyaha, ikintu ukora wizera Yesu. Umaze kwizera Yesu, intambwe ya kabiri ugira cyangwa utera niyo kubatizwa. Hanyuma ngo uzaba ukijijwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo umuntu yizeye, ntabwo arizera mu mutima we, shobora kuza gutaha mu rugo nizeye, ntihagire umenya ko hari icyamworetsemo mu buryo bw'umwuka, ariko mba nizeye kandi Yesu aba yaje akabana nanjye. Mba nizeye umwana w'Imana, hanyuma mba namaze guhinduka icyaremwe gishya kubwo kumwizera, kubw'ijambo uko ribivuga. Hanyuma rero ubwo niyo mpamvu umuntu iyo amaze kwizera ari ngombwa kubatizwa. Kubatizwa rero bivuga iki? Nabyo ni sembole cyangwa se ni igishushanyo cyangwa ni ikimenyetso cy'umurimo Imana ikorera muri twebwe kubwo kuyizera. Ni umurimo Imana ikorera muri twebwe kubwo kuyizera, hanyuma tugapfa ku byaha, hanyuma tukazuka turi icyaremwe, turi ibyaremwe bishya, tukemera urupfu rwa Kristo, tukemera n'umuzuko we, tukemera ko yamuzuye mu bapfuye ariyo natwe izatuzura. Rero buriya ariya mazi menshi tubatizwamo, ni ukuvuga ngo agereranywa n'imva, ni ukuvuga ngo tuba duhambwe, tuba dupfanye na Kristo, tukazukana nawe, kandi tuba dupfuye twebwe kubw'ibyaha, tukazuka turi ibyaremwe bishya. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Iyo umuntu rero apfuye, twebwe twemera umubatizo w'amazi menshi. Kubera iki? Nimba kivuga ngo bivuga ngo
ni umubatizo w'amazi menshi, sembore yabo icyo bisemboriza ni urupfu, ni ugupfa kubw'ibyaha. Ntabwo tugomba gupfa parti zimwe cyangwa ibice bimwe by'umubiri hanyuma ngo handi hose ntidupfe. Tugomba gupfa wese nimba ari ikimenyetso cy'urwo rupfu, kandi amazi menshi akagereranywa n'imva. Tugomba gupfa umubiri wose, niyo mpamvu twemera tukajya mu mazi menshi. N'ubundi ukubatiza murabizi neza ni submerge, n'ukwibira, mbese amazi akakurenga. Nukuvuga ngo rero ntabwo wapfa ukuguru cyangwa ukuboko cyangwa parti imwe y'umubiri. Tugomba gupfa hose, ntiwapfa ku gahanga ngo uvuge ngo urapfuye. Niyo mpamvu tubikora nk'uko Kristo yabikoze. Kristo yari umwami, yari umwana w'Imana, yari umunyacyubahiro gikomeye. Kuba yaremeye akajya mu mazi menshi, bakurikiyeho bose bakajya mu mazi menshi, kandi n'ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo ni ukubabatiza mu mazi menshi. Rero twebwe nta mpamvu yo kuvuga ngo tubatizwe igice kandi amazi ahari. Uko niko tubyizera, tubatizwa mu mazi menshi. Icyo rero ni igikorwa umuntu umaze kwizera agomba gukora, kandi gisobanura ibyo, hanyuma agakizwa. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo tumaze guhinduka abana b'Imana, ntabwo biba bihagije, ntabwo turekeraho. Iyo tumaze guhinduka abana b'Imana, duhinduka n'abakozi b'ubwami bw'Imana. Rero iyo umuntu avutse, mu bisanzwe avuka ari umunyantege nke. Agomba kubona ibimutunga kugira ngo akomere. Ntabwo umwana mutoya no mu buryo bw'umubiri yavuka ngo ako kanya ahita agenda, yavuka ngo ako kanya ahita avuga, yavuka ngo ako kanya ahite akoreshwa imirimo. Niyo mpamvu bisaba kumurera, agakura, akagera ku rugero rugiye urwo umuntu mukuru ageraho, kugeza igihe azahamagarirwa. Ni ukuvuga ngo hari imirimo akora, ariko iyo mirimo iyo ari yo yose umwana akora, ayikora ijyanye n'imbaraga afite. Umwana w'imyaka 5 ntiwamuha ijerekani ya maritiro 20 ngo ayikorere, ariko umuntu afite 18, umuntu afite 20 yayikorera bikemera kubera imbaraga zimurimo. Bene data, iyo tugaburira uyu mubiri wacu, tugaburira ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bihurirane, bibe uruhurirane, hanyuma umubiri ugira imbaraga zibasha kudufasha gukora nanone iyi mirimo yo mu isi. Kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo udakora ntakarye. Tugomba gukora, tugomba gushaka ubuzima. Niko bimeze, niko ubuzima bwubatse. Hanyuma si mu buryo bw'umubiri gusa, no mu buryo bw'umwuka. Iyo uvutse mu buryo bw'umwuka, iyo uvutse mu bwami bw'Imana, naho bisaba ko urerwa. Bisaba ko urerwa, ukarereshwa ijambo ry'Imana. Abakuru b'itorero bakagufasha, bakakuyobora kugira ngo ubashe gukura neza. Uko tujya tubivuga mu Banyarwanda, tujya tuvuga ngo uburere buruta ubuvuke. Bivuga iki? Umuntu ashobora kuvuka agapfa kandi ahagaze. No mu buryo bw'umwuka umuntu ajya apfa. Hari abo tujya tubona bapfa mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu bisaba yuko tubarera bagakura, bakagera ku kigero cyiza cya Kristo. Bazarerwa n'iki? Bazarerwa n'ijambo ry'Imana, bazarerwa n'amasengesho. Ijambo ry'Imana rizabayobora, ribereka icyo gukora n'icyo kudakora. Amasengesho abafashe, hanyuma noneho buzure umwuka wera abafashe kugira ngo babashishwe byose na Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo, Yesu yarababwiye mu gice cya mbere umurongo w'8 ngo muzahabwa imbaraga. Umuntu nkubwiye ngo uzahabwa imbaraga, nuko igihe mbikubwiriye ntazo ufite. Abigishwa bakiri kumwe na Yesu bataruzuzwa imbaraga na Yesu, na cya gihe bamujyana kumubamba. Dutange urugero wenda rwa Petero. Petero kuba yaramwihakanye ntabwo ari uko yari yanze Kristo, yaranamukundaga pe, ariko
ariko kuko atari afite imbaraga nyinshi zatuma abasha kwihanganira ibyo bari bamubajije, byatuma yemera no gupfa, ariko akavuga ko bari kumwe ari umwigishwa we, niyo mpamvu yavuze ati reka da, akamwihakana. Hanyuma ariko amaze kubatizwa mu mwuka wera, uriya mwuka amaze kubamanukira aho bari, ijambo ry'Imana ritwereka uburyo bahise bamanuka bakajya i Yerusalemu, bagatangira kuvuga mu zindi ndimi nshya. Kandi i Yerusalemu ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari amahanga menshi aturuka mu bihugu byinshi. Hanyuma ibyo bihugu byose birumvikana byari bifite indimi zitandukanye, ariko bamaze kuzura umwuka wera w'Imana, hanyuma bahise batangira kuvuga indimi n'izabo baturage b'i Yerusalemu. Bamanuka bajya mu murwa, bageze mu murwa abantu bakaza aho bari, kuko babonaga bahindutse, babonaga babaye abandi. Hanyuma noneho batangira kubibazaho, batangira kuvuga ko basinze. Nshuti zanjye, nkiri hano ndashaka kubabwira yuko iyo umwuka wera yamanutse biragaragara kandi birumvikana. Ntabwo ari igikorwa gikoreka ngo ntihagire ukibona, ntabwo ari igikorwa gikoreka clandestinement mu buryo bwo kwihisha. Kirakoreka bikagaragara kandi bikumvikana. Reka dusome uyu murongo umwe, hanyuma mubashe kumva uburyo ki ari igikorwa cyo kiboneka kikabonekera abantu. Reka dusome mu bice bibiri ibyakozwe n'intumwa, ibice bibiri, umurongo wa 32. Ho haravuga ngo aho yari Petero icyo gihe ari kubahamiriza. Petero yari ariho abahamiriza ati wa wundi mwishe, ati aba bantu ntabwo basinze ihira, aba bantu ntabwo basinze nk'uko mubitekereza, aba bantu ntabwo bafite ibibazo nk'uko mubitekereza, ahubwo buzuye umwuka wera nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryarabivuze muri Yoweri, rivuga ko mu minsi y'imperuka abahungu n'abakobwa bazuzuzwa umwuka wera, bagahanura, abasore bakerekwa, abakambwe bakarota. Ati ibyo byaravuzwe, ntimugire ngo ninzaduka. Ariko na Petero impamvu yabivuze, yari amaze kuzura izindi mbaraga zibahamiriza ndetse zituma yizera iby'Imana yari yaravuze. Kuko na mbere hose asubira kuroba afata indobane ye, yari abizi ko byavuzwe, yari abizi ko yari yarumvise ko Yesu azagaruka, ariko nta mbaraga yari bwaronke kugira ngo abashe kushira amanga avuge ubutumwa bwiza, ab'umugabo nyamugabo wo guhagarara ngo ahamye Kristo. Iki gihe rero yaravuze ati uyu ntabwo twasinze, ahubwo ibi turimo uko mutubona byari byarahanuwe na Yoweri. Yesu ashimwe cyane. Byari byarahanuwe, byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yoweri avuga ibizatubaho. Ibizatubaho rero muri iyi minsi nibi bitubayeho. Hanyuma narindi kubabwira ngo iyo bibaye biragaragara, umuntu arabibona, hanyuma kandi akanabyumva. Reka dusome uyu murongo wa 32 nk'uko nari maze kubabwira mu gice cya kabiri. Haravuga ngo uwo ni Petero yari ariho abibabwira ngo Imana yazuye Yesu wo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Ni Petero yari ari kubivuga. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo mwuka wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Icyo mureba, asutse icyo mureba kandi mwumva. Bivuga iki? Babirebesheje amaso yabo, hanyuma babyumvisha amatwi yabo. Niko bimeze nshuti zanjye, n'umuntu nahanura tuzabyumva, ikirema nigihaguruka muzabibona,
nimvuga ururimi muzabyumva, ninuzura umwuka wera ntabwo ari ibintu byihisha, muzabibona ko nuzuye umwuka wera. Ariko nshobora gukizwa wenda ukazambonera ku mbuto, ariko aka kanya ntube wasoma ibiri mu indani, kuko bikorekera ni igikorwa cyo kwizera gikorekererwa mu mutima, gikorerwa mu mutima. Hanyuma ariko umwuka wera, iyo umuntu yuzuye umwuka wera biragaragara, bikaboneka mu maso, hanyuma umuntu akabasha kubyumva. Niyo mpamvu rero Petero yakomeje kubahamiriza, ababwira ibyo. Imana itangira kubakoresha bamaze kuzura umwuka wera, batangira kuvuga ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hahise hakizwa abantu benshi, ndetse batangira no kubabatiza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tukareba uburyo batangiye no gutotezwa, bagiye bizera ubutumwa bwiza, batangira kubatoteza, ariko bambara imbaraga. Ijambo ry'Imana ritubwira mu bice 8 uburyo batataniye ahantu hose, ariko bakagenda bavuga ubutumwa bwiza, bajya mu bihugu byinshi bagenda bavuga ubutumwa bwiza, kuko icyari kibarimo kitabemereraga kwiyumanganya, kandi ukuri bari bakumenye, bagenda rero bahamya ukuri bamenye. Hanyuma tubona muri iki gice mu bice 8 tubona uburyo Filipo nawe yamanutse ajya i Samariya. Agiye i Samariya atangira kuvuga ubutumwa bwiza. Atangiye kuvuga ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nabo barizeye, bamaze kwizera kuko bari benshi. Kandi mwibuka ukuntu Yesu yari yabahaye mission, arababwira ngo mutangire i Yerusalemu, Yudaya yose ni Samariya, ngo kugeza ku mpera y'isi. Ubwo ni ukuvuga ngo bari bageze i Samariya, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nabemeye Yesu bari bamaze kujya mu bihugu byose. Hanyuma hizera abantu benshi, intumwa aho zari ziri i Yerusalemu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo zimenya ibiri kubera i Samariya, ngo bohereza Petero na Yohana kugira ngo bajye gufasha Filipo kubasengera. Baragenda, bamaze bahageze basengera ba bantu bizeye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nabo buzura umwuka wera w'Imana, ngo batangira kuvuga indimi nshya. Yesu ashimwe cyane. Bari bamaze kubona ibitangaza. Muri iki gice tunabona uburyo Filipo yatangiye guhagurutsa ibirema, hanyuma abantu bakatangira kubona ibitangaza, bakanezerwa, bakishima, kubera imirimo y'Imana yari iri kugaragaraho, kubera bamaze guhabwa imbaraga zo gukora, zo kuzura, imbaraga zihindura, imbaraga zihagurutsa ibirema, imbaraga zihindura ibintu, imbaraga zikiza abarwayi. Izo zari zamaze kubamanukira, hanyuma noneho zitangira kubakoreramo, hanyuma batangira kubona imbaraga z'Imana, batangira kwizera Imana bababwiraga. Yesu ashimwe cyane. Rero dukeneye imbaraga z'Imana ngo tubashishwe. Abantu ababwira ngo muzaba abagabo, nyabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya ni Samariya kugeza ku mpera z'isi. No kuvuga ngo yaramaze kuvuga ngo nimuhabwe izo mbaraga niho muzaba abagabo nyabagabo, niho muzashobozwa byose, niho muzakora umurimo mbatumye, niho muzashobozwa ibyo byose nababwiye ngo muzakore. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo ahawe imbaraga ahinduka ukundi, ntabasha kwiyumanganya, agenda ukundi, kandi aba akuze mu buryo bw'umwuka, bikamufasha uburyo bwo kugenda yoborwa nawo, uburyo bwo gukurikiza icyo umwuka ashaka. Ni ukuvuga ngo aba atakiyobora, akayoborwa n'umwuka wera. Bene data rero dukeneye umwuka wera w'Imana. Twarahamagawe, twamenye agaciro k'agakiza, twakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, ariko dukeneye n'imbaraga z'umwuka wera, kuko twarahamagawe. Icyo ni cyiza, tuva mu byaha, tubasove, dukizwa, turokoka urupfu rwa kabiri, ariko tunarokoka kubera impamvu kugira ngo tumukorere, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo
turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Iyo yiteguriye imirimo irahari ngo tuyigenderemo. Rero ntabwo iyo mirimo iyo ari yo yose nshuti zanjye, n'ubu uri n'umupasiteri ntuzabishobora utuzuye umwuka wera, nimba uri umudiyakoni ntuzabishobora utuzuye umwuka wera, nimba icyo waba ukorera Imana icyo ari cyo cyose biragusaba kuzura umwuka wera, icyo wahamagariwe ukagikora neza, gutyo ukazabona ingororano z'abakoreye Imana neza. Imana itugirire neza. Dukeneye gukura tukava ku rwego tukajya ku rundi. Nk'uko mu buzima busanzwe hari uburyo tugenda dukura, no mu mwuka dukeneye gukura tukagera ku kigero cyiza, ikigero gishyitse cya Kristo, tugasigara Kristo atunezererewe, atwishima, avuga ngo dore abakozi b'ubwami. Yesu ashimwe cyane. Murabizi ibisarurwa birahari, byo ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Abasaruzi rero bakeneye imbaraga kuko umurimo ari mugari. Hanyuma uwo mubatizo w'umwuka wera ntukura umubatizo wo mu mazi menshi. Mwabyumvise ko tubanza kwizera, hanyuma noneho tukabatizwa, hanyuma tugakizwa. Twamara gukizwa tuba dusigaye dutegereje isezerano ryo kubatizwa mu mwuka wera. Nshuti zanjye, abantu benshi b'iki gihe babaye abanebwe, ntibagishaka kuzura umwuka wera, bemeye ibyo bahawe, barakijijwe gusa, ariko ntabwo ari aho bigomba kugarukira. Nimba utaruzura umwuka wera, shyiramo imbaraga ushake Imana. Kubera iki bariya bigishwa biwe batafashije Yesu mbere yuko agenda, kandi hari ibirema, hari abarwayi, hari imirimo myinshi, abantu benshi batari bazi Yesu ntibari bahabwa imbaraga. Ariko bamaze guhabwa imbaraga, icyo gihe batangiye gukora. Rero dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye umwuka wera w'Imana kugira ngo tujye ku murimo wa Data. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Shaka Imana, kandi ntabwo uzuzura umwuka wera mu mutima wawe huzuye ibyaha. Nimwiyeze, nimureke twiboneze nk'uko uwaduhamagaye aboneye, hanyuma twiyeze, dusenge Imana, dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, dushake mu maso he, hanyuma duce bugufi, tugire inyota yo kuzuzwa, tugire inyota yo gushaka uwo mwuka wera. Data azamuduha kuko ari isezerano yadusezeranije. Niko Petero yabwiye aba bantu bose bari i Yerusalemu, arababwira ati namwe nimumwizera, namwe uwo mwuka muzamubona, namwe biriya mwabonye muzabihabwa, kuko ari isezerano ry'abazamwizera bose n'ababakomokaho n'abana babo n'abuzukuruza babo. Ni ukuvuga ngo iri ni isezerano Imana yaduhaye. Nimuze turishake, nimuze duce bugufi, nimuze dukizwe neza, twuzura umwuka wera, tureke kuba abanebwe, tureke kuba abanyantege nke, tureke kuba abantu badashaka gutera iyindi ntambwe, ahubwo mwemere mukure, murye ijambo ry'Imana ribakomeze, musenge Imana, hanyuma mwirinde ku gato na kanini, mwirinde icyaha. Umwuka wera azaza nta gushidikanya. Rero ikintu nababwira, dukeneye umwuka wera kugira ngo tubashishwe byose, dukeneye umwuka wera kugira ngo dukorere Data, dukeneye umwuka wera kugira ngo turwane n'intambara. Yesu ashimwe cyane. Iyo dutangiye ubu buzima bwa gikristo, tuba tugiye mu rugamba rw'umwuka. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntabwo turwana n'ibintu tubona, turwana n'imyuka iri ahantu ho mu ijuru, ho mu kirere, turwana n'ibyo tutabona. Intambara niyo mu mwuka, nubwo iza kugaragarira inyuma, ikagaragarira nyuma, wenda ukabona wari ufite urugamba, ariko itangirira mu mwuka. Ariko iyo twuzuye umwuka, dufata mpiri n'ibishaka kutwica, dufata mpiri n'ibishaka kuturwanya, hanyuma nibyishyira hejuru kurwanya Imana muri twe, ibintu byose tukabigomorora Kristo. Nshuti zanjye, dukeneye imbaraga z'umwuka kugira ngo tubashe kunesha, kugira ngo tubashe kurwana intambara yo mu mwuka.
ni ubuzima bubiri butandukanye, ubuzima bwo mu mubiri n'ubuzima bwo mu mwuka burwanwa ugutandukanye. niyo mpamvu dukeneye imbaraga zitari iz'ibirayi, zitari iz'ibitoke, zitari iz'ibijumba. ntabwo ari icyo arizo mbaraga dukeneye imbaraga z'umwuka wera w'Imana, kandi n'isezerano ryacu nk'uko yabikoreye intumwa ze niko natwe azabidukorera. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. mbese ye ugize icyo cyifuzo? ndarangije, ndashaka gusengana nawe. ugize icyo cyifuzo? urumva wabatijwe mu mwuka wera? nimba waranabatijwe, duhora twuzuzwa. ntabwo wavuga ngo ngewe nageze ku rugero rushyitse, ntabwo wavuga ngo ngewe narawuzuye urahagije. iyo ugiye mu ntege nke birakama nshuti yanjye, birasaba ko tukomeza gucaginga. nk'uko umuriro ushobora gucomeka telefone, wamara kuyikoresha hanyuma ikagenda irangiramo umuriro, niko no mu buryo bw'umwuka bimeze. imbaraga tujya tuzikoresha zikatuvamo. niyo mpamvu na Kristo, wa mugore yari amaze imyaka 12 ava, yamukozeho ako kanya agahita yumva ko hari imbaraga imuvuyemo, yahise abyumva. imbaraga rero zijya zigabanuka. niyo mpamvu tugomba gucaginga. natwe twebwe twamenye Imana, tugomba guhora turi ku gicaniro kugira ngo umwuka wera, duhore twuzuye umwuka wera n'imbaraga z'Imana, kugira ngo tubashe kubashishwa n'uwo mwuka ibyo Kristo yadutoranirije n'ibyo yaduhamagariye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. mbifurije kuzura umwuka wera w'Imana, mbifurije kuba abagabo nyabagabo bo guhamya Imana. impamvu abantu benshi badahamya nuko batarabona izo mbaraga, ariko umunsi wazibonye ntabwo uzashobora kwiyumanganya, uzabivuga nk'uko ba Petero babivuze n'izindi ntumwa z'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. reka dusenga Imana. Mana yacu nkuru, twongeye kugushima, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. uri Imana ikomeye, uri Imana nzima. iri ni isezerano ryawe, isezerano wasezeranije abazakwizera bose, abazizera umwana wawe. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, mu bihe nk'ibi dukeneye umwuka wera. manura umwuka n'umuriro, uhembure ubwoko bwawe abagutegerejeho uyu mwuka. mu izina ryawe rikomeye, uhembure itorero ryawe, uhembure abakumenye, kandi utwuzuze umwuka wawe wera. urakoze Data wera wo mu ijuru, sohoza isezerano ryawe nk'uko wabisezeranije. ni mu izina ry'umwana wese tubyambaje dushima, amen.